Ngaha turaje Nyagasani twitabira ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Turabasuhuje mwese abakurikiye Kristu ahangaha muri iyi nzira ya buri munsi. Nimugira amahoro, muhumure, Imana iradukunda. Niyeje kutugira neza kuri uyu wa gatatu w'icyumweru cya 28 mu byumweru bisanzwe tariki 15 Ukwakira 2025 ubwo duhimbaza Mutagatifu Teresa wa Avila. Amasomo agiye gutwerekeza ku Mana, tuyakire neza n'umutima mwiza. Isomo rya mu y'Ibaruwa Mutagatifu yandikiye Abanyaroma, umutwe wa 2 umurongo wa 1 kugeza kwa 11. Ntacyo uzabona wireguza w'umuntu uca urubanza uri we wese, kuko icira undi urubanza uwo witsindisha ubwawe, kuko ugenza utyo nawe uca urubanza. Tuzi ko Imana izacira urubanza abagenza batyo ikurikije ukuri. None se muntu ucira urubanza abakora ibyo bintu kandi nawe ubikora, wibwira ko uzasimbuka ute urubanza rw'Imana? Cyangwa se usuzugura impuhwe zayo zitabarika, ubwihangane n'ubugwaneza bwayo, ukirengageza ko ubuntu bwawe ukureshya ngo wicuze? Noneho rero kuko wanangiye umutima wawe ukanga kwicuza, urihunikira uburakari bwa wa munsi w'uburakari Imana izahishura kwica imanza zitabera, yizitura buri wese ikurikije ibikorwa bye. Ubugingo bw'iteka ku batacogoye mu gukora ikiri cyiza, ushakashaka ikuzo, icyubahiro kutazapfa. Naho uburakari n'umujinya kubivumbuye ntibumve ukuri, bakayoboka inabi. Impagarara n'ishavu birakokama buri mutima w'umuntu ukora ikibi, uhereye ku Muyahudi ukageza ku Mugereki. Nawe ikuzo, icyubahiro n'amahoro kuri buri wese ukora icyiza, uhereye ku Muyahudi ukageza ku Mugereki, kuko Imana itareba igihagararo cy'abantu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 62. Imana izahemba buri muntu ikurikije ibikorwa bye. Umutima wanjye shakira amahoro iruhande rw'Imana yonyine, kuko amiringiro yanjye yose ari yakomokaho. Niyo yonyine rutare rwanjye n'agakiza kanjye, niyo buhungiro butavogerwa, sinteze guhungabana. Agakiza kanjye n'ishema ryanjye mbikesha Imana, niyo rutare rudahangarwa n'ubuhungiro bwanjye. Rubanda mwese nimuyiringire igihe cyose, muyibwire ikibari ku mutima, rwose Imana niyo buhungiro bwacu. Imana izahemba buri muntu ikurikije ibikorwa bye. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Luka, umutwe wa 11 umurongo wa 42 kugeza ku 46. Muri icyo gihe Yezu aravuga ati, nimwiyimbire Bafarizayi, mwe mutange igice cya 10 cy'isogi n'ikimbwija n'ikizindi mboga zose, ariko mukirengagiza ubutabera n'urukundo rw'Imana. Ngibi byo mwagombaga gutunganya mutirengagije n'ibindi. Nimwiyimbire Bafarizayi, mwe mukunda intebe za mbere mu masengero no kuramukizwa ku karubanda. Nimwiyimbire, mwe mumeze nk'imva zitagira ikiziranga, bakazinyura hejuru batabizi. Nuko umwe mu bigisha amategeko abwira Yezu ati, mwigisha, iyo uvuga utyo natwe udutuka. We rero aramusubiza ati, nimwiyimbire namwe bigisha amategeko, kuko mukorera abantu imitwaro iremereye, ariko mwe ntimukoze n'urutoki rwanyu kuri iyo mitwaro. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Ongera ufungure buri munsi. Ongera ufungure buri munsi. Ongera ufungurire abandi buri munsi. Ineza y'Imana buri munsi, ijambo ry'Imana buri munsi. Buri munsi uhinduka uko Nyagasani ashaka, atari ko wowe ushaka. Kuko akenshi mu buzima bwacu tuba duhindanye kubera ingeso mbi, kubera kunenga abandi, babanenga batirora, kunegura abandi, kuvuga abandi nabi. Buri gihe ukajya usanga ngewe ndi kwishyira imbere, ndi kwishyira mu mwanya w'imbere, ati ni uri gukora neza. Ibyagenze neza byose ati ni ngewe. None si igihe byagenze nabi nabwo uzavuga ko ari wowe. Nguko uko akenshi turangwa no kureba abandi aho kwireba twebwe. Niya mvugo y'izi ntoki igira ikivuga none ngo iyo wibeshye ugatunga mugenzi wawe urutoki, ukurikire mu byeyi uko nzitunze nanjye, ukurikire ibigiye kuba. Iyo mutunze urutoki 3 ziba ziri kugaruka zikujomba, wenda rumwe urabona ko rureba hirya, ariko 3 murabona ko ziri kugaruka zinjomba. Ngibi tubaho nk'abantu mwe tujomba bagenzi bacu bikwasi imigera, ariko twebwe twashize. Ariko nanjye vuga turi kwijomba. Nguko uko Nyagasane aduhamagaye uno munsi ati, nimugaca imanza. Iyo niyo ntego remezo tugiye kugendera, kudacira abandi urubanza. Aho tujya tuzirikana ko
umuntu ucira undi urubanza akenshi wasanga hari ibyo uri gutwikira ugira ngo ahubwo byerekeze kuri mugenzi wawe. Umuntu wese uca urubanza ni indyarya mu kigereki hypocrisis and sudijijoma, ngo ni umuntu wese uri munsi y'umurongo, uri munsi y'urubanza, mbese udafite amakuru. Uzasanga abantu baca imanza rimwe na rimwe ukazigoreka, ikindi gihe ukazigoreraho amazi, ikindi gihe ukaba wabeshya ugasebya mugenzi wawe kubera icyo kuko nyine nta makuru ufite. Amakuru nyayo rero tuyahabwa n'Imana, amakuru y'imbere, kubanza kuganira n'Imana mbere y'uko ngiye gusebya mugenzi wanjye, mbere y'uko ngiye gucira mugenzi wanjye urubanza. Hagati y'abacamanza turabasuhuje, nguko natwe Nyagasani guhamagaye nanjye mpamagaye, aho twagiye tugoreka imanza, ibyo twagiye tubeshya, ibinyoma twagiye ducurikiranya, indahiro tugacurikiranya, Nyagasani arifuza ko ibyo byose wabireka nanjye nkabireka, maze tukareka Nyagasani akaba ari utugenga, twirinde gucira abandi imanza. Turaza kubona ko akenshi dukunze gufata ibyatunaniye tukabikorera abandi, kudakorera abandi imitwaro ibaremereye, kugira ngo Nyagasani natwe ajya tubona mu ndorerwamo yo kuruhura abandi. Tuze gusoza iri somo turuhura abandi, abo tugomba kuruhura. Mu isomo rya mbere twakiriye ryo mu ibaruwa Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyaroma, bari gutuganisha ku butungane tugomba kugira ndetse no korohera abandi, kwirinda gucira abandi imanza. Uwo akenshi dukunze kureba ikibi kiri kuri mugenzi wacu, akaba ari cyo dufata tukakivuga tukamuvuga, nyamara tukaza kwibagirwa ibyiza yakoze. Les défauts akaba arizo twibandaho, twatubi kwagaragaye kandi na duke ugasanga ariho twibanze, nyamara se ibi byinshi byiza yakoze kuki ibyo tutabivuga. Ibi rero birerekeza ko tubona bagenzi bacu mu ishusho ya Sekibi buri gihe, shitani, nyamara bafite n'ishusho nziza, ishusho y'Imana. Dusaba inema kudacira abandi urubanza, kugira ngo natwe tujye twishyira ku munzani imbere y'Imana, ntabwo turi bamisi ikigoroye. Pawulo ati none se umuntu ucira urubanza abakora bene ibyo kandi nawe abikora, wibwira ko uzasimbuka ute urubanza rw'Imana? Amen, amen, amen. Yamvuga Kinyarwanda igira iti ntugasekere ukoba uhetse rukobora, uko dushaka kugushamwa abandi kandi natwe ugatokora akatsi kari mu jisho rya mugenzi wawe kandi ufite umugu uri mu ryawe. Ngurwo urubanza, kugira ibintu dushaka guhishira, dushaka gukumira mu buzima bwacu, tugashaka gushyiraho abandi amafuti, abandi nibo kibazo. Ngende umwere uhora wisobanura. Zaburi y'uno munsi iratwibutsa uruhare tugomba gufata nyine kudacira abandi urubanza, kuko Imana ari yo mucamanza. Imana izahemba buri muntu ikurikije ibikorwa bye. Niba ukora neza, Imana izaguhemba, niba ukora nabi uzahanwa nanone. Dusaba inema yo kureka Imana akaba ariyo yigerera iwacu. Akenshi duhura n'amakuru menshi mu buzima, ayo batubwiye, bambwiye wowe se ubwiye iki, bandeze kuri uyu, bamureze, ariko se ni kangahe ujye ufata umwanzuro utagendeye ku marangamutima, kuri mabwire, kuri za munyangire, ahubwo ukagendera ku butabera bw'Imana. Iki nicyo abafarizayi bari gupfa na Yezu, ko ibintu byose babikurikiza inyuma cyane, ariko bakirengagiza ubutabera, urukundo by'Imana. Ivanjiri uno munsi irongera inkebure ku bintu bimwe njya niyitaho, iby'inyuma, les détails, twatondo tutagenze neza kuri mugenzi wanjye, akariko gusa njya kureba nkamurika yitoroshi, nkashaka kumugendaho, kandi hari n'ibindi byiza biri imbere, bwa butabera ndabasha kubona, bwa butabera bw'Imana. Ni kangahe njya nibaza mugenzi wanjye naharabitse, mugenzi wanjye nabwiye nabi, mugenzi wanjye ntuka, kandi nta nicyo muhora, kandi ntanafite n'amakuru, ukamusebya ukamutaranga, bakamujyana mu nkiko, yewe bakamuca n'urubanza agafungwa, kandi nta makuru ufite, kandi byabamba. Ni kangahe wagiye ugambana ukagambanira abandi kandi nta makuru bifiteho. Ibi nibyo Yezu abwira abafarizayi n'abigishamategeko bari gusangira ku meza, kuko byo twabizirikanye bari bamutumiye araha ku meza. Abo niho kugenda babwira imitwaro bakorera rubanda, bo ntibatinyuke no kwikozaho urutoki. Ibi byose bibabaza Imana, uburyo biha kujya mbere, ariko bajya kubona abandi bakabona aribo kibazo. Buri gihe guhora mbona abandi mu ishusho ya Sekibi, mu ishusho y'abagira nabi, ngewe nkishyira heza, ninjye ntungane, ninjye mutagatifu, ninjye muntu w'Imana, abandi bose n'abande. Abenshi tujya dutsindwa kuvuga abandi, kwicara mu nteko y'abaneguranye, kunenga abandi, gutaranga abandi, abandi byagenze nabi,
tukabafataho ijambo ujye uzirikana ngo mu kuvugwa uriya niwe uri kuvugwa none ejo nibyo uzakurikiraho ariko nawe niwe uzaheruka. Rero mubyeyi muvandimwe kuvuga abandi biratworohera pe, iyo duteruye tuvuga abandi nabi biraryoshye kandi mumva ukuntu bijya biryoha iyo tuvuze abandi nabi, ariko biryohera abantu nawe, ariko Imana iri kubabara kuko turi gutaranga abagenzi bacu, turi kubagira nabi, turi kubakoza isoni. Akenshi uzasanga umuntu ufite ibyo ari guhishira, babayobozi yezo ari kuvuga abafarizayi, akenshi afite ibintu ari guhishira byiwe bibi bitagenze n'ibyo byo mu mwijima, nuko agashakisha ubu byose yagenda bitwikira. Nibwo uzasanga nyine ari gushaka kubigutwikira kubera ka gakosa kamwe gusa yakubonyeho, nuko byose akagera gutyo akatwikira ibye, akabona uburyo nyine agenda kuvuga. Umubi n'uwavumbura za ngeso mbi z'aho umuyobozi wacu. Niba uri umuyobozi ni ngezo ari kubwira nawe, twebwe abayobozi bayobora umuryango w'Imana, abafarizayi n'abigisha amategeko bishyira imbere, ariko imitima yabo iri kure y'Imana. Twe ducira abandi imanza, twe tugoreka imanza, twe tubeshyera abandi, twe twishyira heza abandi tukabashyira habi, birumvikana. Ni wowe nanjye Yezu ari kubwira. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo hariho korali yitwa abamarayika, Chorale des Anges, abamarayika. Ngo yaririmbaga neza, abayirimo rwose baririmba neza, ariko noneho by'akarusho ngo harimo umukobwa uzi kuririmba neza indirimbo z'ikishongoro, uzi kuririmba neza, uririmba solo neza, akamenya gushongora neza zaburi, amarwa yunguruye, ibisabisho, uririmba neza. Ngo yabaga ageze kuri mikoro agiye kuririmba, abantu bageraga bacya bagatega amatwi, mbega ijwi ryiza rishongoye rimeze neza, korali y'abamarayika. Nuko umunsi umujyanye n'ibyuko nyine nyakibatarara bushyitsi, kandi ngo burya hanyere ndihuma, igihe kiza kujya bagiye kumva inkuru mbi, nirinze kuvuga incamugongo embomate, bagiye kumva bumva wa mukobwa waririmbaga ko atwaye inda ku buryo butemewe. Ndi kwinda kuvugisha inyendaro kugira ngo ahari ntaze guhita ndakarira. Nuko iyo korali icikamo ibice, dore ko bamwe batongeye gushyigikira uburyo umuririmbyi wiyerekanaga neza, none akaba basebeje. Bafata icyemezo bamwe yuko bagiye kumuca muri korali, agashaka kuza, ariko bamwe ati ntago njya kukandagira muri korali. Abari bashyigikiwe nawe ko yongera kugaruka muri korali niyo gusa bagarutse, abandi bati to ntago twongera kugaruka muri korali, turivumbuye tuzongera kugaruka muri korali, uyu nguyu yageze gute atakirimo. Nuko baramuciye. Mu kumuca rero muri korali, perezida ndetse na sekreteri ngo bandika urupapuro, ibaruwa imusezerera kutazongera na rimwe kugaruka muri korali burundu, hato ataza gukomeza agenda agandisha imbaga n'uburyo yahemukiye korali, akayisebya bene ako kageni. Nuko umukobwa amuhereza rwa rwandiko, ararutana n'iwabo, ntiyongeye kugaruka nyine muri korali abamarayika nyine. Ubwo bakomeje kubera ko uwari wabasebeje amaze kuvamo. Nuko igihe kirakomeza, reka twigarukire kuri uyu mukobwa. Aragenda agiye iwabo, igihe kigeze amezi 9 arangiye, abarabyaye. Ngaho fora umwana azaba uwandi. Uko bagakomeje, nuko umwana avuka, yani byo ko nyine hari igihe icyahishwe kizagaragara amaherezo, yani byo ko nta gisho kizahishurwa. Agiye kubona umwana avutse photocopy conforme à l'original. Umwana avuka asa na se nyine, avuka asa na perezida wa ya korali. Neza abantu bari aho barumbirwa, bibaza ibibaye. Nyuma nibwo baje kwibukanya amateka, bagenda basubira inyuma. Wa sekreteri wa ya korali, wa mwanditsi, aza kwibuka ko icyumba bajyaga baganiriramo mu rurimi rw'igifaransa ariho ajya gukibatiza. None abo ngabo n'ubundi nibo bagarutse, perezida nyir'umwana niwe ushishimu inyandiko ayisinyeho, na sekreteri ayisinyeho, kandi byose bari babizi byari byarabaye. Ndoze kumbaza uko bifashe nyuma y'iki gikorwa kirangije kuba, ndoze guhita umbaza niba yaba ari baza kongera kuyishwanyura, ubundi bakongera bakandika indi yongera kugarura wa mukobwa muri korali kugira ngo akomeze kuririmba, akomeze umurimo yari afite kuva kera kose. Ndoze kubimbaza, nta nubwo nza kwiga nkubwira ikimwaro nk'ikimisa 25 perezida yahise agira, yumvikane na wa mwanditsi basinye kuri habarwa. Ahubwo ndifuza gukubaza ibibazo for uburyo korali
nimenya iki kintu kigasandara kigasakara, dore ko nta gishwe kizahishurwa, niba izakomeza kuba yakora ari y'abamarayika, ese imusane y'abamarayika ni iyihe? Ese babandi bari barivumbuye nyuma yo kumenya ibyabaye byose bazongera bagaruke muri ya korari? Ese ya korari izongera ikomere uko ubibona? Nguko gukorera abandi umutwaro nawe utazigera ukozaho urutoki rwawe, abafarizayi gusa. Reka dusoreze gutuntu dutanu tuza kugukebura nawe ureba ahantu hose ujya uca urubanza rimwe na rimwe ukaba wagoreka. Hari umukobwa wigeze gushinga ikirego mu kiliziya, arabaza ati ariko ubundi guki muri kiliziya iyo umukobwa yari iwabo kuki ari we bahana? Hanyuma se abasore bo babyariye iwabo ko tutajya tubona babahana? Nuko mu gusubiza mwarimu agategetsimo akosora imvugo ati kiliziya ntabwo iba yamuhannye, ahubwo waba utomboye ukakira inyigisho zigusaba zigufasha kugarukira Imana no kumva ububi bw'icyaha kugira ngo wakire neza imbabazi z'Imana. Kuko za nyigisho ni nziza kugira ngo zigufashe wakire imbabazi z'Imana. Ariko se twigarukire kuri uwo musore, ese wagize ngo buriya icyaha cyagaragariye amaso iyo cyakozwe no gukira nanone bisaba nanone ko bigaragarira amaso, bitandukanye n'icyaha cyakozwe rwihishwa nabyo kugira ngo gikire nanone gikomeza gukizwa rwihishwa. Bishatse kuvuga nanone mu yandi magambo ko wa muntu wagarukiye Imana ari yeje na sosiyete nawe yahemukiye n'abandi benshi cyane icyo cyaha cyagiye cyangiza, yagarukiye Imana nyine aba yakira imbabazi z'Imana kandi n'abandi bamubabariye. Bitandukanye na wa wundi wihishe, we akomeza kuborera imbere, akomeza kuvira imbere, yumvikana hari igihe nyine atanakira keretse afashe igihe nyine akavuga ati ndicujije iki kintu sizagisubira. Hagati aho rero dusuhuje abasore bose babyariye iwabo, mukomere cyane. Biradusaba nyine gufata inyigisho zo kugarukira Imana, hato tutazajya natwe dukorera abandi imitwaro, ugakorera mugenzi wawe umutwaro w'inda kandi utashobora kugukozaho urutoki. Kandi byaba ngaba perezida ngaba abayobozi bashobora kudukorera imitwaro, nuko bene ngofero abuzukuru ba Rushati tukajya gutura bigatunanira, tugakomeza tugatwara bigatunanira, inda kuyitwara bigatunanira, igakomeza kutugusha, igakomeza gutubabaza, tugakomeza kuvunika. Kandi wa muyobozi yigaramiye, navuga perezida nyine bigaramiye bakadukorera imitwaro, barimo ibisinde bakankorera. Dusuhuje abasore babyariye iwabo, icyaduha Imana tukagarukira Imana natwe. Icya kabiri twazirikana ni amazina tuba twikoreye, amazina dutwaye, abamarayika, abagira neza, abasonze ijuru. Navugaga amazina ya korari, abamutagatifu Monika, abamutagatifu Yosefu, abamutagatifu Mariya, n'andi mazina menshi twagiye duha amakorari yacu ndetse n'ibimina byacu n'amatsinda yacu. Ese ayo mazina niko tuyagendera cyangwa turayikorera meza, nuko amabi tukajya tuyakorera abandi? Buri gihe baravuga nk'aho mwanditsi witwa Jean Paul Sartre muri ya nyandiko ye ati l'enfer c'est les autres. Abandi nibo kibazo, abandi nibo rupfu, abandi nibo ribi, abandi nibo bakora nabi. Nuko nawe ugahora buri gihe wihuta uzina twiza, ariko wagera ku bandi ukabaha amazina kwa seki, amazina shitani. Ibya birakihishe, igihe byagiye habona rero uzahura n'akaga. Igihe byagiye habona ucungire hafi. Perezida mbega wowe uko tuyobora abandi. Ese wasanga nanjye ndi umuyobozi nkafite utuzina twiza, ariko hari ibyo ndi gushaka guhishira. Icya gatatu tuza kuzirikana no munsi, nabo twagiye ducira imanza tukabaheza hanze y'ingoro y'Imana, tukaza kwibagirwa ubuntu bw'Imana ko twese Nyagasani turi abanyabyaha imbere ye, ariko ko tugira n'imbabazi n'impuhwe. Ndinde rero gucira mugenzi wanjye urubanza mubwire nti hagarara, ntuzongere kuririmba, hagarara, ntuzongere kwiga, hagarara, ntuzongere kuza mu kiliziya, hagarara. Nuko tugafungira abandi imiryango, nirinze kuvuga amasakaramentu, tugafungira abandi inema z'Imana, kandi twese turi abanyabyaha mu babyeyi mwe. Ninde utaratsindwa ahangaha? Njye natsinzwe. Niba nawe uri mu mubare w'abatsinze, tuze kwibaza niba ari ubuntu bw'Imana bwatumye utsinda, impuhwe z'Imana, kwakira abanyamahanga bagira nabi, abo bose bakoze nabi, tukabagarura mu rugo w'abana b'Imana. Twakwishimiye iyo ntama y'Imana yazimiye kuba igarutse, none wowe uri kwihungira ati jye nasizongeye kukubona. Kandi nawe uri umunyabyaha, nanjye ndiwe. Ntugasekere ukoba uhetse rukobora. Icya kane, burya nubwo ibi birutanwa,
ariko dukurira ingofero umuntu utwara inda akajya nubwo yibyara. Navugaga abakobwa babyarira iwabo, basore babyarira iwabo twabasuhuje haruguru. Ubwo butwari ni ugutwara nyine, ubutwari biva ku gutwara nyine, ubwo butwari bwo gutwara inda ukayibyara ukayiheka kandi ko ukayitura ukayibyara. Burya nubwo tubyita ko byabanje ari igisebo, ariko ni n'ubutwari. Rero nubona byagushyikiye wa mukobwa we, aho kugira ngo ugende uyikuremo, yitware, Nyagasani arahari. Kandi icyo gisebo uhumure, Nyagasani aragukunda. Kuko kubusebye nta mugabo nyine udaseba, nta muntu n'umwe ku isi udaseba. Na Yezu maze yarasebye kandi nta n'icyaha yakoze, nkanswe nanjye nawe twivuruguta mu ngeso mbi. Rero ni ubutwari bwo gutwara inda ukayigeza aho igomba kugera. Twaba dutomboye twumvise ko utayikuyemo, none urayitwaye, dukomeje kugenda tuguhungeta no kuguhungabanya bitabuze tugucira urubanza. Icya gatanu anacyo tujya gusorezaho ni ijambo rikomeye rya Mutagatifu Tereza wa Avila. Iyo uvuze Tereza wa Avila bingana na Karumeli, abakarumelita turabasuhuje nabo. Yavuze ijambo rikomeye avugira ati mwisinzira isi ishya. Nawe nanjye twe twakomeje kwinumira, tumenye ko tutarageraho shitani atatera ibuye. Ni mucyo dukanguke twegere Nyagasani umutima wacu wose. Mwisinzira isi ishya. Mutagatifu Tereza wa Avila udusabire buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Bari basumukola Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.